Abalevi igice cya 21. Amabwiriza yerekeye abatambyi. Uhoraho ategeka Musa kubwira abatambyi bene Aroni ati umutambyi napfusha mwene wabo ntagakore ku ntumbi cyangwa ku wayikozeho byamuhumanya, ariko yemerewe kwihumanya atyo yapfushije se cyangwa nyina cyangwa umuhungu we cyangwa umukobwa we cyangwa mukuru we cyangwa murumuna we cyangwa mushiki we babana utarashyingirwa. Umutambyi ni umutware w'umuryango we, akwiye kwirinda kwihumanya. Abatambyi ntibakimoze cyangwa ngo biyogosheshe ubwanwa bwo ku matama cyangwa ngo bicishe indasago. Be kunsuzuguza Uhoraho Imana yabo, ahubwo bajye babaziranenge. Nibo bampereza ibyo kurya ariyo maturo atwikwa, bagomba kuba baziranenge. Umutambyi ntakarongore indaya cyangwa umukobwa utari isugi cyangwa umugore wasenzwe, kuko agomba kuba umuziranenge. Rubanda rujye rwubaha umutambyi kuko ari we umpereza ibyo kurya, rumufate nk'umuziranenge kuko jyewe Uhoraho witoranyije Abisiraheli ndi umuziranenge. Umukobwa w'umutambyi niyandarika akigira indaya, azaba akojeje se isoni, bajye bamutwika. Naho umutambyi mukuru wanyeguriwe asutswe amavuta ku mutwe, akambika imyambaro yamugenewe, napfusha ntagashishimura imyambaro ye cyangwa ngo areke gusokoza imisatsi, ntakihumanyisha intumbi yose nubwo yaba iya se cyangwa iya nyina. Ntagahagarike imirimo yo mu ihema ryanjye cyangwa ngo arihumanye, kuko yasutsweho amavuta kugira ngo anyegurirwe. Ndi Uhoraho Imana ye. Umutambyi mukuru azarongora umukobwa w'isugi, ntakarongore umupfakazi cyangwa umugore wasenzwe cyangwa uyandaritse akigira indaya. Ahubwo azarongora umukobwa w'isugi wo mu muryango w'abatambyi, kugira ngo umwana azabyara atazagira amakemwa. Ndi Uhoraho witoranyiriza umutambyi mukuru. Uhoraho ategeka Musa kubwira Aroni ati mu bazagukomokaho ntihakagire umuntu ufite ubusembwa uza kumpereza ibyo kurya, yaba impumyi cyangwa ikirema, yaba ufite izuru ryahombanye cyangwa ingingo zisumbana, yaba yaramugaye ikirenge cyangwa ikiganza, yaba ahetse inyonjo cyangwa ari igikuri, yaba afite ubusembwa mu jisho cyangwa arwaye indwara yose y'uruhu, cyangwa yaramenetse ibisabo by'ubugabo. None rero Aroni, abazagukomokaho bazarangwaho bene ubwo busembwa, ntibazigera bakora imirimo y'ubutambyi ngo bampereze ibyo kurya ariyo maturo atwikwa. Bashobora kurya kuri ayo maturo nubwo yanyeguriwe rwose, ariko ntibakinjire mu ihema cyangwa ngo begere urutambiro kuko bafite ubusembwa. Ntibagomba guhumanya ibyanyeguriwe. Ndi Uhoraho witoranyiriza abatambyi. Nguko uko Musa yabwiye Aroni n'abahungu be n'Abisiraheli bose. Abalevi igice cya 22. Amabwiriza yerekeye ibitambo. Uhoraho ategeka Musa kubwira Aroni n'abahungu be ati dore imiziro ibabuza kwegera amaturo Abisiraheli banyegurira, kugira ngo mudatukisha izina ryanjye riziranenge. Ndi Uhoraho. Umutambyi wese uhumanye ntakegera amaturo Abisiraheli bazaba banyeguriye, uzabirengaho azakurwe ku murimo w'ubutambyi. Ndi Uhoraho. Umutambyi urwaye indwara y'uruhu yanduza cyangwa y'imyanya ndangagitsina, ntakajye ku maturo yanyeguriwe atarahumanuka. Ni kimwe n'umutambyi wakoze ku ntumbi cyangwa wasohoye intanga, cyangwa wakoze ku gasimba gahumanya, cyangwa ku muntu uhumanya ku buryo ubwo ari bwo bwose. Uwo byagendekeye bityo ajye yiyuhagira kandi yirirwa ahumanye kugeza nimugoroba, abone kurya ku maturo yanyeguriwe. Izuba nirirenga azaba ahumanutse, ashobora kurya kuri ayo maturo kuko ariyo byo kurya bye. Umutambyi ntakarye itungo ryipfushije cyangwa ryatanyaguwe n'inyamaswa kuko byamuhumanya. Ndi Uhoraho. Abatambyi bajye banyumvira birinde gukora icyaha cyerekeye ibyo kurya, baramutse bansuzunguye bakabirengaho bapfa. Ndi Uhoraho ubitoranyiriza. Utari uwo mu batambyi, yaba umushyitsi cyangwa umukozi, ntakarye ku maturo yanyeguriwe. Ariko inkorera agahato umutambyi yaguze n'iyavukiye iwe, zo zishobora kurya ku byo kurya by'umutambyi. Umukobwa w'umutambyi narongorwa n'utari umutambyi, ntakongere kurya ku maturo yanyeguriwe. Icyakora nasengwa cyangwa agapfakara atarabyara, hanyuma agasubira iwabo, ashobora noneho kurya ku byo kurya bya se nk'uko yabigenzaga akiri muto.
utari umutambyi ntakarye kuri ayo maturo. Nihagira uyaryaho atabizi, ajya ariha umutambyi bingana n'ibyo yariye yongeyeho 1/5. Abatambyi ntibagatesha agaciro amaturo Abisiraheli banyiguriye ngo bareke rubanda bayaryeho. Uyariyeho bamukoresheje icyaha, akaba agomba kwiyunga nanjye. Uhoraho witoranyiriza abatambyi. Uhoraho ategeka Musa kubwira Aroni n'abahungu be n'abandi b'Isiraheli bose, ati Umwisiraheli cyangwa umunyamahanga utuye muri mwe nantambira igitambo gikongorwa n'umuriro cy'ubushake cyangwa icyo guhigura umuhigo, agezana ikimasa cyangwa isekurume bidafite inenge kugira ngo mwemere. Ntimugatambe itungo rifite inenge, sinaryemera. Umuntu nantambira igitambo cy'umusangiro cy'ubushake cyangwa icyo guhigura umuhigo, agezana itungo ridafite inenge ryo mu bushyo cyangwa mu mukumbi, irifite inenge sinaryemera. Ntimukantambire itungo ryahumye cyangwa iricumbagira cyangwa iryacitse urugingo cyangwa irirwaye amasununu cyangwa ibihushi cyangwa ibisebe. Itungo nk'iryo ntimugatwikire ku rutambiro rwanjye. Itungo ryo mu bushyo cyangwa ryo mu mukumbi rifite ingingo zisumbana cyangwa iryagwingiye, mushobora kuritambaho igitambo cy'ubushake, ariko ntimushobora kuritambaho igitambo cyo guhigura umuhigo. Ntimukantambire itungo ryakomeretse amabya cyangwa ryakonwe. Nimugera mu gihugu cyanyu ntimuzakona amatungo, kandi ntimuzagura amatungo y'abanyamahanga afite bene ubwo busembwa ngo muyantambire. Sinayemera kuko afite inenge. Uhoraho abwira Musa ati, inyana cyangwa umwana w'intama cyangwa w'ihene bimaze kuvuka, mujye mubireka byonka iminsi 7. Guhera ku munsi wa 8 mushobora kubintambiraho igitambo gitwikwa nka cyemera. Ntimukicire umunsi umwe inka cyangwa intama cyangwa ihene n'iyayo. Nimuntambira igitambo cyo kunshimira, mujye mugitamba ku buryo nkemera. Inyama zacyo mujye muzirya uwo munsi, ntimukagire izo muraza. Uhoraho. Mujye mwitondera amabwiriza yanjye muyakurikize. Uhoraho. Abisiraheli bajye banyubaha kuko ndi umuziranenge. None rero ntimugatukishe izina ryanjye riziranenge. Uhoraho ubitoranyiriza. Nijye wabakuye mu Misiri kugira ngo mbabere Imana. Uhoraho.